Mwaramutse neza mwiriwe bakunzi ba TV Cyuma nk'uko bisanzwe ikiganiro nigira ubumenyi twishimiye no munsi wa none kuganira ku kinyobwa cy'umuvinyo. Burya rero mu buzima busanzwe umuvinyo ugira umwihariko cyangwa se ugira igikorwa cyo kuba cyatuma abantu batarwara ishaza. Umuvinyo uringaniye ngo ugabanya cyane ibyago byo kurwara ishaza. Ubumenyi buturuka mu bushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza. Nibura umuntu ushobora gufata 0.14 ml mu cyumweru by'umuvinyo aba afite amahirwe yo kutarwara ishaza. Umuvinyo rero cyane cyane uyu nguyu umutuku cyangwa se umwe bita red wine niwo ukungahaye cyane kuri icyo kintu cyo gutuma abantu batarwara iryo shaza mu jisho. Ubwo bushakashatsi busobanura ko umuntu iyo anyweye uwo muvinyo uba urimo utuntu dutuma abantu batagira icyo kibazo. Burya ngo muri uwo muvinyo harimo uturemangingo dutuma umubiri Ubushakashatsi busobanura cyangwa se bwerekana yuko mu muvinyo harimo ibintu biturinda cyangwa se bituma uturemangingo two mu mubiri tutangirika ubusa tuzwi nka antioxidants. Antioxidants rero ifasha cyangwa se yifashishwa gusobanura impamvu abantu banywa inzoga zisembuye ariko bitarenze urugero. Nanone 23% yo kutandura iyo ndwara y'ishaza ifata mu mboni. Ishaza rero ni indwara ifata mu mboni cyane cyane igatuma hazamo igihu cyangwa se igatuma umuntu atabona burundu bitewe n'impamvu ibiteye cyangwa se bitewe n'uko ingana. Iyi ndwara rero iyigufashe cyangwa se igafata mu mboni zawe amahirwe menshi nayo kutabona cyangwa se ukabona gakeya cyane cyane ku bantu bageze mu za bukuru. Mu Bwongereza ikigo kibaga imboni cyangwa se amaso arimo ayo mashaza cyitwa NHS kandi kibaga abantu babarirwa mu 450 kibarirwa mu bantu barenze 450 buri mwaka. Abashakashatsi bo mu bitaro bya London bivura amaso bifatanyije n'abanyeshuri bo muri kaminuza yaho yitwa University College London bakoze ubushakashatsi ku mubereho ndetse n'ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi ku bantu bageze mu 492 ku mwaka. Aricyo cyiciro cya Burbank ndetse na Epic Norfolk. Muri ubwo bushakashatsi baje kumenya cyangwa baje gusanga yuko abantu banyweye nibura mililitiro 0.14 by'inzoga zisembuye nibura ibirahure 6 mu cyumweru ngo bibagabanyiriza ibyago byo kurwara iyo ndwara y'ishaza. Ndetse ngo kubanywa imivinyo cyane cyane tukura ngo ibyago byo kurwara ishaza ni bike cyane kurusha abanywa byeri cyangwa izi nzoga zihenze zizwi nka likeri. Ndetse ngo inyigo yerekana yuko abantu banyweye nibura umuvinyo inshuro 5 mu cyumweru bo badafite uburwayi nk'ubwo ngubwo 23% ugereranyije n'abantu banywa byeri. Uburwayi bw'ishaza bwerekanwa cyane cyangwa se bikunda kugaragara cyane iyo ijisho ryagize uturemangingo dukeya cyangwa se twagabanutse bitewe no kuba umuntu ageze mu za bukuru bitewe n'imyaka nyine y'umuntu ukuze. Hanyuma rero abashakashatsi bakavuga yuko ibyo ngibyo biterwa nuko umuvinyo ukungahaye kuri utwo dukoko cyangwa se kuko tuzamura, noneho aba banywa byeri bandi bigatuma batagenda neza cyangwa se barwara ayo mashaza bitewe nuko ari nta antioxidants ziba ziri muri ibyo byeri ugereranyije n'iziri muri vinyo y'umutuku cyangwa se red wine. Hanyuma ibyo ngibyo bikemezwa n'umudokiteri witwa Dr. Sharon Chua. Dr. Sharon nanone Chua niwe muntu wa mbere washyize hanze ubwo bushakashatsi bitewe nuko ari wabivumbuye biturutse muri uwo muvinyo wakurikiranyeho abantu batandukanye. Dr. nanone witwa Kawanya Anton wagaragaye mu bushakashatsi ariwe muyobozi wabwo yavugaga nanone yuko abantu nubwo banywa umuvinyo mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo buringaniye byagabanyije abarwayi barwariye indwara y'ishaza. Hagati aho ngaho nanone cya kigo cyo twavuze cyo mu Bwongereza cyavumbuye ibyo byose cyitwa HNS kivuga yuko abantu bakunda kunywa izo nzoga ndetse n'amatabi ari amahirwe menshi yo kuba bakwitera ubwo burwayi bw'ishaza ndetse na diabete. Murakoze rero ya TV Cyuma nk'uko bisanzwe mukore like, subscribe ndetse munasharinge. Umunsi mwiza.